kuri ubu akarere murabara y'abazize jenoside ngabite. Mu karere ka Nyarugenge tubara imibiri abazize jenoside yakorewe abatutsi ubwabyo mu bushakashatsi bwakozwe, kuko twakoze ubushakashatsi tugifite igitabo cy'amateka agaragaza jenoside yakorewe abatutsi uburyo yakozwe. Abayizize bagera ku bihumbi 46 bisaga. Hari abashyinguye mu nzibutso za jenoside yaba Nyanza, Kicukiro, yaba ku Gisozi, yaba izo nzibutso zombi nizo zishyinguyemo abazize jenoside yakorewe abatutsi bari hano mu karere ka Nyarugenge. Ariko nk'uko twabibabwiye, hari izo nzibutso zindi twari dufite n'imva rusange zirimo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi habayeho gahunda yo kugira ngo duhuze inzibutso, twubaka urwibutso kugira ngo noneho ruzajye ku rwego rw'akarere ku buryo rubasha gushyingurwamo iyo mibiri iri hirya no hino mu nzibutso twababwiye, n'indi mibiri izagenda iboneka uko dukomeza kubona amakuru. Dusoreze ku rwibutso mwavuze ruzubakwa muri Nyabarongo. Urwibutso rutegwa kuzatangira ryari mu Icyambere ni uko ubusanzwe hari urukuta rwanditseho amazina y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Kigali, hariya kuri Nyabarongo, ni ukuvuga mu kagari ka Ruriba. Ariko turimo kuhatunganya ku buryo hajyamo hubakwa, hagatunganywa urukuta tukarwagura rukajyaho n'andi mazina agenda aboneka. Ndetse turanifuza nuko twazabona ubushobozi bwo gushyiraho n'inzu yakusanyirizwamo amateka y'abatutsi bazize jenoside bakajugunywa muri Nyabarongo, bakaba bazwi amazina yabo nayo akongerwamo, atari abo mu murenge wa Kigali gusa, ahubwo hirya no hino mu karere, kuko Nyabarongo ikora ku mirenge itandukanye. Gusa tukifuza ko bibaye byiza mu cyifuzo cy'abacitse ku icumu rya jenoside mu karere, yuko ruriya hariya hakwiye kuba hagirwa urwibutso rwa bazize jenoside yakorewe abatutsi bajugunywe muri Nyabarongo, kuko usanga hirya no hino nk'uko Nyabarongo ari ndende, usanga baragiye bajugunywa bakoresheje ibyambu babonye mu mfunzo zikikije Nyabarongo bakirohamo, bakabajugunyamo. Noneho ugasanga ntaho ushobora kuvuga ngo ndibukira he. Abo bose mu gihugu hose usanga abantu biyeranje, akaba yagenda akanagamo ururabo yibukuwe amwunamira. Ariko turifuza yuko hakorwa urwibutso ruri kuri Nyabarongo, rukaba urwibutso rwakwifashishwa ruriho iby'ibanze byakwifashishwa n'uhagana, ndetse n'abadafite amateka y'uburyo Nyabarongo yabarakoreshejwe nk'igikoresho cya jenoside mu itegurwa ryayo no kwishyirwa mu bikorwa bakayabonera hariya. Ni icyifuzo rero dufite, kandi tunasaba ko na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ko twagifatanya kugira ngo kibe igikorwa duhuriyeho, rugirwa urwibutso runini kandi rufite ibyangombwa by'ibanze, kugira ngo n'abajugunywe muri Nyabarongo nk'igikoresho cyifashishwa muri jenoside yakorewe abatutsi bajya bibukwa, ndetse n'amazina dushobora kubona yose azwi y'abajugunywemo abashe gushyirwa hamwe, tujye tuhibukira. Kandi ufite umuntu wese uhagana udafite amateka y'uburyo jenoside yakozwe hifashishijwe Nyabarongo azayahabonere, kandi n'ahantu heza hagendeka dushobora gutunganya tukashyira amateka muri ya politike yo gusigasira amateka no kubungabunga ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Murakoze cyane. Murakoze.